Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye, mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri amakuru, inkuru navuga ko itunguranye ariko kandi inakomeye cyane kuri General Fred Ibingira ni retired, akaba rero yaramaze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ariko yabanye n'abandi mu rugamba rwo kubona igihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Amaze iminsi atanga ibitekerezo ku bijyanye n'uko ingabo cyangwa se inkotanyi zahagaritse jenoside zikaza no kubohora igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero nubwo ikomeye cyane ariko reka mbanze mpere ku makuru yacu mu buryo bw'inshamake mbone kuyigarukaho. Mbabwire ko Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo mu Rwanda yatangaje ko ibyo abantu bamwe bise izamuka ry'imishahara ku bayobozi bo mu bigo bya leta atari byo, igaragaza ko nta mpinduka zabayeho ku mafaranga abakozi batahana. Mifotra yatangaje ko hashingiwe ku iteka ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki 23 Mata 2026 rihindura itegeko nimero 01/2020 ryo ku itariki ya 7 ukwezi kwa 10/2020 rishyiraho sitati rusange igena abakozi ba leta nta mpinduka ziri mu buryo imishahara ya leta igenwa. Ibyo bishingiye ku hari abari barisingiyeho bagaragaza ko imishahara kandi abakozi mu nzego zitandukanye igiye kuringanizwa, abari ku rwego rumwe rw'amashuri bagahembwa kimwe. Hanavugwaga kandi ko igiye gutuma ibigo byose bya leta bihemba abantu kimwe, aho kugira ngo rero bimwe bibe bifite stati zihariye zigenga abakozi. Nyamara iryo itegeko riteganya ko urwego rwa leta rukeneye stati kandi yihariye y'abakozi ba leta rwandikira minisitiri rugaragaza impamvu zifatika rushingiraho rusaba stati yihariye, ku buryo imiterere yarwo ituma imicungire y'abakozi itagengwa n'iryo tegeko. Rugomba kandi gutegura umushinga wa stati yihariye n'isobanurampamvu bikubiyemo ingingo z'umwihariko zitandukanye n'iziteganyijwe mu itegeko. Stati yihariye kandi igarukira ku buryo bwo gushaka abakozi, uburyo bw'iterambere mu mwuga, uburyo bwo gukurikirana abakozi bakoze amakosa mu kazi, amahugurwa y'abakozi, ubutumwa bw'akazi n'ikiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri ashyikiriza umuyobozi ubifitiye ububasha umushinga wa stati yihariye kugira ngo usuzumwe nyuma yo kubona ko stati kandi yihariye ikenewe kubera imiterere yihariye y'urwego rwa leta cyangwa se n'iby'abakozi barwo. Itangazo Mifotora rero yasohoye ku itariki 26 Gicurasi 2026 rivuga ko stati rusange igenga abakozi ba leta imishahara igenwa hakurikijwe imbonerahamwe y'imirimo y'urwego yemezwa n'inama minisitiri. Iyo mishahara ibarwa hashingiye kandi ku gaciro k'umubare fatizo w'urwego, intera y'umwanya w'umurimo n'inshingano z'uko akora akazi. Yongeye kandi kwerekana ko ibirebana n'imishahara mu nzego zihariye yemezwa n'inama z'ubuyobozi bw'izo nzego kandi hagendewe ku mategeko azishyiraho. Muri aya makuru kandi akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko Minisitiri w'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda ati intego ni uko Ebola itagera mu Rwanda. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko inzego z'ubuzima ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zirusheho gukumira icyorezo cya Ebola gikomeje kuyogoza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Kuva iyi virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo yongeye kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imaze kwandurwa n'abarenga 1000 mu gihe yishe abarenga 200. Muri Uganda abayanduye ni 9, yishe umwe. Kuba rero iyi ndwara kandi iragaragaye muri ibi bihugu by'ibituranyi byatumye u Rwanda rukaza ingamba z'ubwirinzi. Mu byemezo byafashwe harimo gupima ibimenyetso bya Ebola ku bakoresha imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda no ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Harimo kandi gukumira abanyamahanga bashaka kwinjira mu Rwanda mu gihe baba baherutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kandi kitarengeje iminsi 30. Abanyarwanda bafite ibyangombwa bibemerera kandi gutura mu Rwanda bo bemerewe gutaha ariko bakabanza kujya mu kato. Ku wa gatanu tariki 29 Gashyantare 2026 Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yabwiye RBA ko nta murwayi w'iki cyorezo uragaragara mu Rwanda. Ati ntabwo Ebola rero irigera igaragara na rimwe mu Rwanda, n'uyu munsi nta Ebola ihari. Ndagira ngo rero icyo kibanze cyumvikane. Ubu tuvugana icyorezo kiri kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho cyatangiriye, biravuga ko kimaze kandi kugera mu bantu barenga 1000, abarenga 200 bakaba bamaze gupfa. Hari n'abagaragayeho iyo ndwara bari muri Uganda mu gihugu duturanye nabo kandi bamaze kandi kubarura abagera ku 9 banduye Ebola ya Bundibugyo. Nubwo imeze gutyo, Minisitiri Nsanzimana yavuze ko mu Rwanda hari bamwe mu baturage bari gukurikiranirwa hafi n'inzego z'ubuzima, gusa kugeza ubu bataragaragaza ikimenyetso na kimwe ko banduye icyorezo cya Ebola. Yakomeje ahumuriza abanyarwanda ko inzego z'ubuzima zikomeje kandi gukora ibishoboka byose kugira ngo iki cyorezo nikigere mu Rwanda.
ati kugeza ubu icya mbere navuga ni uguhumuriza abanyarwanda, ati ntibakuke umutima, ibyorezo nka Ebola biraza mu karere tugahangana nabyo, ati gahunda yacu ni uko Ebola itagera mu Rwanda. Ubu aho iri kuvugwa cyane ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, tuyikurikiranira hafi itararenzwa imipaka yacu ngo ize hano mu Rwanda. Niyo mpamvu rero ari nako kazi kacu karuta ibindi byose dukora uyu munsi. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo yabonetse bwa mbere muri Uganda 2007 yandura abantu bagera ku 149 yica 37, 2012 yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro yandura bagera kuri 57 yica 29. Minisitiri Nsanzimana yakomeje kandi agaragaza ko iyi virusi ya Ebola ari mbi kuko kuyitahura bigorana. Ati yitwa Bundibugyo, ifite umwihariko, ati kuyipima biragoye, nta rukingo irabona, nta n'umuti urakorwa, ati ubundi ubu bwoko ntabwo bwari bukunze kandi kubaho cyane mu muryango wa Ebola, ati muri rusange. Nayo mpamvu rero ihangayikishije isi yose, ati mu bihugu byose ati bari kwitegura, ariko twe turi hafi y'ibihugu irimo, abanyarwanda turabakangurira kandi buri wese kubigiramo uruhare. Minisitiri Nsanzimana Sabe yagaragaje ko ingamba zo kwirinda zireba cyane abanyarwanda ari mu bihugu ati byagaragayemo ubwandu ariko bakaba bashaka gutaha. Ati abanyarwanda baba muri biriya bihugu rero bashaka kwinjira mu gihugu gutaha, hari amabwiriza yashyizweho ati ko bagomba kandi kuza bagakurikiranwa iminsi 21 mbere y'uko bakomeza imirimo. Ibyo rero biri gukorwa, atariko hari n'undi ushobora kandi kuza mu buryo butazwi akaza aciye ati mu nzira runaka izo bakunze kwita panya, ati abo turababwira ngo umenye ko ari ubuzima bwawe ariko umenye ko ari n'ubuzima bwa busanze. Ati kugeza ubu abaturage bari kubyitwaramo neza, ati turanabashimira cyane. Nubwo u Rwanda kandi rukomeje gukaza ingamba zo kwirinda, Minisitiri Nsanzimana yagaragaje ko ubucuruzi bwambukiranya imipaka butagomba kandi guhagarara, ahubwo hateguwe uko buzakorwa. Ati ibyo ntabwo rero byahagarara, ahubwo icyo tureba ni uburyo byakorwamo, aho kugira ngo bambuke abantu 20,000, ati hagende abahagarariye abandi bajyana ibicuruzwa hanyuma baze no kubigarura. Ati ni ukugabanya urujya n'uruza, ati kuko uko hagiye rero abaturage benshi cyane niko n'ibyago byo kugarura uburwayi byongera. Abanyarwanda baturiye imipaka y'ibihugu bagaragayemo Ebola basabwe kandi kuba ijisho rya bagenzi babo kugira ngo bafashe mu gukumira iki cyorezo cya Ebola. Reka tujye rero kuri General Ted Fred Bingira, ati yarambwiye ngo nkundiye nabananira namwe, ati mujye muri FAR, ati Bingira yavuze ku kiganiro cye na Kagame. General Ted Fred Bingira uri mu barwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yahishuye ko mu mirwano yo gufata umuhanda Kayonza Rusumo, Perezida Paul Kagame wari uyoboye urugamba yamubwiye ko nayitsindwa agomba kujya ku ruhande rw'ingabo bari bahanganye za FAR. Iby'aya mateka y'urugamba General Ted Fred Bingira yabigarutseho mu butumwa yahaye abitabiriye ikiganiro cyateguwe n'umuryango Unity Club Intwararumuri, cyagarutse kandi ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. General Ted Fred Bingira yasangije abari aho amateka ibyo yabonye aho yanyuze arwana cyane cyane kuva mu burasirazuba agana mu majyepfo. Urugamba rwo kubohora rwatangiye ku itariki ya 1 Ukwakira mu 1990 ruyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema, ariko aza kwitaba Imana nyuma y'umunsi umwe. Urupfu rwa Rwigema rwaciye intege ingabo zahoze ari za RPA ndetse zitangira kandi gutsindwa musubirizo, kugeza igihe Paul Kagame muri Amerika afashe icyemezo cyo gusanga abandi ku rugamba atangira kuruyobora. General Ted Fred Bingira yavuze ko kimwe mu byo Paul Kagame yakoze akigera ku rugamba ari uguhindura uburyo bw'imirwanire. Ati urugamba rwo kwibohora afande icyo yarukoresheje, ati yarukoresheje kugira ngo amenye uko arwana n'umwanzi bijyanye n'ubutumwa bwo kubohora iki gihugu. Afande yafashe umwanzi aramubamba. Kubamba General Fred Richard Bingira yavuze yasobanuye ko ari uburyo bw'imirwanire Kagame yakoresheje busa nko gukwedura imirongo y'urugamba. Yafashe leta y'abicanyi arayibamba, ayikura amajyaruguru ayibambye ayigeza iburengerazuba, ayitwara amajyepfo kugira ngo ahagarike jenoside. Byasabaga ko uca ingufu z'umwanzi atahantu hose yari cyangwa yaturukaga. Yavuze ko mu kugera ku ntego yo guhagarika jenoside hari ingabo zaturutse mu burasirazuba zijya amajyepfo n'izaturutse kandi amajyaruguru. Ati ndabaha urugero, mu mihanda igemurira u Rwanda muri icyo gihe leta y'u Rwanda yari isigaranye umuhanda umwe, umuhanda uturuka Rusumo Kigali, Cyanika yari ifunze, Gatuna yari ifunze, Kagitumba yari ifunze, hari hasigaye kandi umuhanda wa Rusumo. Kugira ngo umwanzi acike intege byari ngombwa ko uwo muhanda ufungwa.
Inshingano zo gufunga uyu muhanda rero zahawe ingabo zari ziyobowe na General Richard Fred Bingira. Yavuze ko bumvirije radiyo z'ingabo za FARC bumva uwari umugaba mukuru w'ingabo General Bizimungu ategeka Colonel Nkundiye wayoboraga ingabo murasirazuba gukora ibishoboka byose ngo ntibawamburwe. Ati tugeze Kayonza ati wari umugaba mukuru w'ingabo w'izari ingabo z'u Rwanda witwaga General Bizimungu ati kuko twabakurikiranaga ati tukumva ibyo yavuga ati dufite radio zabo yohereje ubutumwa Colonel Nkundiye aramubwira ati uwo muhanda wa Kayonza Rusumo niwo muhanda abahutu dusigaranye ngo udutunge ati nyenzi zikagukura kuri uwo muhanda atujyana nazo. Nyuma yo kumva amagambo ya General Bizimungu, Kagame yabwiye General Ted Ibingira nabo bari kumwe ko nibatsindwa urwo rugamba bajya muri FARC. Tafande arampamagara hamwe na nyakwigendera Abagire ati uwo muhanda Nkundiye akawunaniranamo ati namwe mujye muri ex-FARC ati icyo gihe yari FARC ati uwo muhanda ati rero inkotanyi zawuryamyeho ati twawurwaniyemo iminsi 4 birangira Nkundiye atumwirukanyije n'abandi bari kumwe bose ati nuko umuhanda wabohowe. Urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi rwarangiye muri Nyakanga mu 1994 nyuma yo kubohora ibice byose by'igihugu. Reka rero tuve kuri General Richard Fred Ibingira tube n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko amakuru akaba rero avugwa ku bijyanye n'uwitwa Samuel Beka Byansi numwe mu bafashe umurongo wo guharabika ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abayobozi barwo ku mpamvu benshi bemeza ko zigamije kandi amaramuko. Uyu musore wamenyekaye cyane mu itangazamakuru ry'u Rwanda we yitaga umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye hashize imyaka mike yimukiye i Burayi aho yita impunzi ya politike. Umwe mu bazi neza Byansi Samuel Beka ni Esther Mugabekazi kuko ari mushiki we kwa se no kwa nyina. Abavyeyi babo ni Byansi Samuel Beka na Muteteri Eva Mugabekazi niwe mukuru agakurikirwa na Byansi bavukana n'abandi bana 7 kuri se na nyina bose hamwe bakaba kandi 9. Nk'umuntu wakuranye na Byansi Mugabekazi Esther yavuze ko amafuti ya musaza we yahereye ati kukwihinduza amazina atangira kandi gukoresha ayase kandi nawe afitaye. Byansi Samuel Beka ni izina rya papa. Sam Byansi yitwa Sam Kama. Ati niyo mazina ababyeyi be bamwise ati muryango wacu rero abahungu bitwa Kama ati abakobwa bakitwa Kawama. Mu kiganiro uyu mugore kandi yagiranye na Igicaniro TV yavuze ko umuryango we watewe agahinda n'imigambi musaza wabo yinjiyemo yo guharabika igihugu. Yavuze ko yafashe icyemezo cyo gutangaza byinshi cyane kuri Byansi Beka nyuma yo kubona ko akomeje kurenga igaruriro. Yafungiwe muri Uganda imyaka 4 agaruka abeshya ko yaminuje. Mugabekazi Esther yavuze ko mu gukura barezwe neza ndetse ababyeyi babo bagerageza kandi kubajyana mu mashuri cyane ko bombi barabarimu. Twagize amahirwe tugira ababyeyi b'abarimu, papa wacu yari umwarimu na mama yari umwarimu. Twagize amahirwe kandi tumenya icyongereza ati kuko iwacu mu rugo nicyo twavugaga mu gukura kwacu. Tugira amahirwe papa kandi atwigisha amashuri meza. Amashuri abanza bayize mu karere ka Nyagatare Imatimba mu ishuri rizwi nka Hillside. Aha niho rero barangije imyaka 6 y'amashuri abanza. Bageze mu mashuri yisumbuye Byansi Beka yagiye kwiga muri Kagarama Secondary School. Mushiki we yagiye kandi kwiga i Rushaki. Mugabekazi Esther yavuze ko Byansi akigera kandi mu mashuri yisumbuye bahise bamwirukana birangira amusanze i Rushaki. Yakoze amakosa baramwirukana avayo araza twigana i Rushaki. Niho rero twarangirije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ayo niyo mashuri Samu yize yonyine. Bitandukanye nuko rero yagiye abivuga cyangwa se benshi bamuzi Byansi ngo ntiyigeze arangiza amashuri yisumbuye cyangwa ngo kaminuza. Ahubwo nyuma yo kurangiza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yahise ajya muri Uganda. Akigera muri Uganda Byansi yijanditse mu bujura ndetse bumuviramo gufungwa imyaka 4. Mugabekazi ati arangije ajya muri Uganda arafungwa kwa mukuru wacu data yabyaye ahandi. Atagiye rero arahemuka ati birimo rero ubujura baramufata baramufunga ati bamufunze imyaka 4 ntabwo yongeye kandi gusubira ku ishuri. Gufungurwa kwa Byansi byaturutse ku kuba ngo yari isiramuje no kuvuga gukebwa abikoreye muri gereza ararwara bisaba ko bahamagara se ngo ajye kumufata. Mugabekazi yavuze ko nyuma yo gufungurwa Byansi yatashye mu Rwanda ariko ntiyakomeza ishuri. Amaze gukira ngo yigiriye inama yo gusubira muri Uganda
gushaka impapuro mpimbano zigaragaza ko yarangije amasomo ya kaminuza. Yarakomeje ashaka uburyo ahimbamo impapuro z'amashuri, nibwo rero yahinduye izina rye arangije nibwo rero yaremaga ikarita, atangira kandi kwita ko yakoze ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye. Nabonye ati gusa umwana w'umuhungu ari mu makuru, ati ndamubaza nti se ko nta mpamyabumenyi ufite wabigenje gute? Ati njye ari ukuntu abigenje, ati impapuro nza kuzibona, ati ndamubwira nti wishe ahazaza hawe, njye ndangiza umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Sam yari afite impapuro zemeza ko yarangije kaminuza. Nyuma yo kunyura mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda 2019, Beyonce Becker yashinze ikinyamakuru cye yise M28 Investigates nk'uko yakomeje kujya bivuga. Yabeshye ko agiye kwiga mu Buholandi ubuzima buranga. Muri 2022 Beyonce Becker yakoze ubukwe na Uwase Joseline, ndetse nyuma y'igihe gito bibaruka umwana w'imfura. Uyu mugabo yaje kubwira mushiki we ko afite gahunda yo kujya mu Buholandi kwiga. Undi akubise agatima kuri za mpapuro mpimbano bimutera kwibaza byinshi. Ndamubaza nti se urashaka kujya kwiga iki? Ati ndi kongera kandi ubumenyi muri ibi nahisemo. Ndamubwira nti se uratangiriraho uwagarukiye amashuri cyangwa se urongera kuri za mpapuro z'impimbano? Ambwira ko ibyo tutabiganiraho, adakeneye ko kubyumva. Yambwiye ko azagaruka kuko yari yasize umugore n'umwana. Mugabekazi Esther yavuze ko nyuma yaho musaza we ageze mu Buholandi yabuze ibyangombwa byo kwiga ndetse no guturayo, yigira inama yo kurongora umugore w'umuzungu. Nyuma amakuru namenye ngo nuko yagezeyo ibyangombwa byo gutura ndetse no kwiga biranga, numva ngo yabonye umugore w'umuzungu. Nigeze kumuhamagara kuri video aramunyereka. Umugore w'isezerano wa Beyonce yaje kumusanga i Burayi, afata icyemezo cyo kwimukira mu Bubiligi, aba ariho babana. Wa mugore w'umuzungu aguma mu Buholandi. Gorabika u Rwanda ntibyabatunguye. Nyuma yo kugera i Burayi, Beyonce yatangiye kandi kumvikana cyane mu mvugo zisebya u Rwanda n'abayobozi barwo, ndetse atangira kandi gukorana bya hafi n'abari basanzwe mu migambi yo kururwanya. Agaruka ku cyaba cyarateye musaza we imyitwarire, Mugabekazi yagize ati yabitewe no kudahaga n'inda nini, ati no kutumva ko ibyo afite bimuhagije no kugira ngo abone ibyangombwa muri ibyo bihugu aho yahungiye. Jagira ati umuntu rero usebye igihugu cya nyina na se aba ari ikigwari. Mugabekazi yavuze ko imyitwarire ya Beyonce n'ibyo yatangaza ku Rwanda bitamutungura kuko kuva kera yari umubeshyi. Yavuze ko mu bitandukanye Beyonce yagiye abeshya ko nyina yapfuye akiri muzima, ubundi akavuga ko yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hari n'inkuru ati nigeze kumva ngo mama yaryaga inyama zo muri supermarché nizo ngo zamuteye cancer. Nza kumva inkuru ko mama yishwe muri Jenoside, nge ibyo byose nari mbizi, nzi ko ari umubeshyi. Ati biriya yarabivugaga kubera ko nge muzi ngasigara mwita umubeshyi. Yakomeje avuga ko umuryango ibitangazwa na Beyonce bibabaza cyane. Ati nge byangizeho ingaruka nyinshi cyane kuko nize ko gukunda igihugu ari cyo cya mbere. Umuntu wabyize ntabwo rero nakwanga igihugu cyanjye ako kageni. Igihugu cyandeze, ati igihugu cyampaye ibyo kurya, igihugu cyampaye umusingi, igihugu cyamugize kuriya kugira ngo rero amenyekane. Nageze aho ndababara cyane, ndavuga nti ubwo umuntu ugeraho ahemukira igihugu cyamukoreye ibyo byose, ubwo twe abavandimwe be byagenda gute? Nyuma yo kubona ko yayobotse inzira yo kurwanya u Rwanda, Mugabekazi yaburiye musaza we, ariko undi amubwira ko niba ari byo atangiye atazongera kandi kuba mushiki we. Ati naramubwiye nti pe, ati ndamubwiye ko nadahinduka nzashaka uburyo mvuga ukuri nkabwira abanyarwanda ukuri. Yambwiye ko ntazongera kandi mu mateka kuba mushiki we. Inama namugira yibuke inama mama yajyaga tugira, yibuke intego ababyeyi bacu bari bafite, ntabwo ari ugusenya igihugu habe n'umunsi umwe. Akaba rero ari mushiki wa Samuel Becker Beyonce. Akaba rero uyu nguyu yarahungiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abeshya ko rero ari impunzi nyine ya politike, ngo ariba bitameze neza. Hanyuma reka amakuru yacu nyasoreze kuri iyi nkuru, wenda mu buryo bw'incamake kuko nzafata umwanya nongere nyigarukeho. Mabwire ko witwa François Mitterrand wayoboye Ubufaransa hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe kugeza 1995, yari mu byo Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda ku buryo mu 1993 ubwo yari mu nama n'abandi bayobozi bari muri guverinoma ye, yavuze ko bagomba kandi gukomeza guha intwaro ingabo za XFAR kuko insinzi y'ingabo za FPR nta nyungu yari kugeza ku Bufaransa. Ubutegetsi bwa Habyarimana kandi bwaranzwe no kwishingikiriza ku Bufaransa, cyane cyane ku ngoma ya François Mitterrand, aho Ubufaransa bwatangaga intwaro n'imyitozo ya gisirikare ku ngabo z'u Rwanda icyo gihe.
Inama y'akanama kihariye yateranye ku itariki ya 3 Werurwe mu 1993 yarimo Perezida François Mitterrand, Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri w'Ingabo, Minisitiri ushinzwe ubufatanye n'abandi basirikare bakuru bari muri icyo gihe baganira ku kibazo cy'intambara cyari mu Rwanda. Minisitiri wari ushinzwe ubufatanye Marcel Debargue wari ukubutse muri Uganda no mu Rwanda yavuze ko Habyarimana yahawe amakuru atariyo ndetse ari mu bibazo. Yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda zirwana mu buryo butari ku murongo, ku buryo mu gihe kandi ingabo za RPA zari gutera ibyumba bateganyaga ko Ububiligi bwahita bucyura abantu babwo, hagasigara hibazwa aho ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda zari kwerekeza. Mu gihe hari hatangiye kandi kuvugwa ibyo kohereza mu Rwanda ingabo z'umuryango w'abibumbye, Perezida François Mitterrand yavuze ko byakabaye byiza ingabo zabo zivuye mu Rwanda ngo zitazasebywa nuko zabaye indorerezi, hakaba kandi hageze izindi zafatwa nk'intwari. François Mitterrand yagize ati nta nyungu dufite mu kuba Abatutsi bafata ibice byinshi mu buryo bwihuse, tugomba kwiha igihe tukabakereza dukoresheje inzira za diplomasi zose zishoboka kandi tugakomeza gushyigikira ingabo z'u Rwanda tuziha intwaro zose zikeneye. Ubufaransa bwakomeje kandi kugira ingabo mu Rwanda binyuze muri operasiyo zinyuranye bavugaga ko zigamije kandi kurinda abaturage babwo bari mu gihugu. Urwango rwa François Mitterrand ku Batutsi si ubwo rwari rugaragaye kuko no ku itariki ya 17 Ukwakira mu 1990 yavuze ko nubwo inyeshyamba FPR atazatsinda Abahutu bo mu Rwanda n'abaturanyi bo mu bindi bihugu bazahita kandi bishyira hamwe bagakuraho ubutegetsi. Zone turquoise y'Abafaransa yashyizwe mu bice bya Gikongoro niyo yabaye amarembo y'interahamwe z'ingabo za FARC zahungiye muri Zaire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi zijya gutegura umugambi wo kongera kandi kwisubiza ubutegetsi. Abari abayobozi benshi bahabwa ubuhungiro mu Bufaransa kugeza n'uyu munsi wa none. Reka mbashimire cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu makuru masa.